Shalom, ikaze nanone muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenga Imana dutangira. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Uduhumekeremo ukuri guhindura ubuzima bwa benshi turi bube turi kumwe aka kanya. Mu izina rya Yesu ibitekerezwa byose uyu mwanya mbihaye Kristo, tuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ndifuza kuganira ijambo uyu munsi rivuga ngo power evangelism cyangwa ivugabutumwa riherekejwe n'imbaraga. Ivugabutumwa riherekejwe n'imbaraga. Ndasoma mu gitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 nze gusimbuka n'ubundi nsome ku murongo wa 40. Ariko iyi nkuru uze kuyisoma nubona umwanya. Bibiliya iravuga ngo nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Murongo wa 40, umubembe aza aho ari aramupfukamira, aramwinginga aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Noneho ngo aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Akimusezerera aramwihanangiriza cyane ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereka umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko akize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga aho ari. Amen. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ridasanzwe nifuza yuko tuganiriramo. Hano icyambere nifuza yuko tuganira ni ijambo twatangiriye ku murongo wa 34. Bibiliya iratubwira ngo mu museke umwami wacu arabyuka atangira gusenga. Arabyuka ajya gusenga. Mu gitondo cya kare arabyuka ajya gusenga. Mu bihe tuba turiho turaganira ivugabutumwa, ushobora kwibaza uti ni impamvu ki tuvuga no gusenga? Ndakubwira impamvu. Umwami wacu Yesu ari we tugenderaho, ari we rufatiro rwa byose. Nta na rimwe yigeze akora classe y'ivugabutumwa. Ntabwo yigeze yigisha intumwa na rimwe ngo nimwicare ngo hanyuma mbabwire uko babwiriza ubutumwa bwiza. Nta na rimwe. Nta na rimwe tubona mu ijambo ry'Imana Kristo abivuga ngo nimwicare mbigisha ivugabutumwa. Icyakora turabibona ababwira ngo bamusaba ngo twigishe gusenga, yarangiza akigisha gusenga. Mu yandi magambo, Kristo yabonaga yuko igisubizo cy'ivugabutumwa ari ugusenga. Bivuge gute? Ubundi gusenga niko kubanziriza ivugabutumwa. Ivugabutumwa ridafite gusenga ntabwo rijya ribyara, kubera ko gusenga bimeze nko kuramukwa, bimeze nko kujya ku gise, bimeze nko kubabara mu gihe uriho urategura kubyara. Ari byo tubyara dukoresheje ivugabutumwa. Tubyara abana baza mu bwami kubw'ivugabutumwa. Ariko nta mubyeyi ushobora kubyara ataramutswe cyangwa atabazwe. Ni ngombwa yuko aca muri icyo gihe cyo kuramukwa. Natwe mu gihe turatekereza yuko abantu bagomba kuza kuri Kristo, ni ngombwa yuko tubimenya yuko ibanga ryabyo ari ugupfukama tukabasaba Imana. Umunyabwenge umwe wari wuzuye umwuka yaravuze ngo, mbere yuko ubwira abantu Imana, ngo ujye ubwira Imana abantu. Mbere yuko ubanza kubabwiriza ubutumwa, ujye ubanza urebe mu ijuru, uhamagara ubwira Imana uti, Imana bababarire ibyaha byabo.
mwami ndasenga ngo ubahe agakiza, umwuka wawe wera abamurikire. Gusenga niryo banga ridasanzwe ry'itorero rituma itorero rikoopera, risabana n'umwuka wera, rigakoopera, rigakorana n'umwuka wera mu kubyara abantu, mu kuzana umusaruro w'abera benshi kugira ngo bakizwe. Tubyumve muvandimwe, niba ushaka yuko umuryango wawe ukizwa, ijambo rya mbere iga gutangira kubasengera ngo mwami ubakoreho kubw'imbaraga zawe. Ubasange mu kabari, ubasange ahantu hose, ubasange aho bari mu byaha bigaragura muri byo, ubamurikire, umucyo wawe ubamurikire. Ni ngombwa yuko mu gihe twifuza yuko benshi bakizwa, tugomba no kumenya yuko tugomba no gusengera abakizwa. Amen. Icya kabiri nifuza ni ukugira ngo murebe uriya muvandimwe waje gusanga Kristo wari umubembe. Uriya mubembe we yumviraga nka Kristo kure mu ivugabutumwa. Kubera iki? Ababembe ntabwo bari bemereye kwegera abandi bantu. Reka mbibabwire gato. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 13 n'icya 14 ngira ngo berekana abo babembe ukuntu bari bameze. Kaduse nk'abajya mu buzima bw'uwo mubembe kugira ngo twumve ubuzima yari arimo. Uyu mubembe Bibiliya iravuga mu Balewi umurongo wa 13 igice cya 13:45 ngo umubembe urwaye uwo muze cyangwa ubwo bubembe agenda yambaye imyenda ishishimutse, atendeje umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajya avuga cyane ati ndahumanye ndahumanye. Ndashaka kugira ngo ubyumve. Igihe umubembe yarwaraga, icya mbere atari yemerewe gukora ni ukwegera abantu. Bibiliya iratubwiye kugira ngo bamumenyere kure, ajye yambara imyenda icitse, imyenda ishishimutse. Icya kabiri ngo ajye areka umusatsi umere kandi ntanawusokoze uba umeze nk'uw'umusazi. Ikindi ngo ajye yipfuka ubwanwa. Narangiza aho azajya ajya hose ajya avuga ngo akirikura avuza induru ati ndahumanye ndahumanye. Nimwibaze iryo pfunwe yari afite, atabasha kujya mu bantu yambaye imyenda icikaguritse, ahumanye, umusatsi waramumereyeho, ubwanwa bwihishe, agenda avuza induru ati ndahumanye we ndahumanye we. Ikindi ntabwo yari yemerewe kugenda kure y'abantu intambwe zigera muri 50. Mwibaze intambwe 50. Yareberaga abantu kure afite agahinda mu mwijima w'icuraburindi. Hariho abavandimwe benshi bari mu mwijima w'icuraburindi kandi babemeye mu buryo bwose. Barahari banyuranye bihishe iyo ngiyo, bakozwe n'isoni iyo ngiyo. Igisubizo rimwe na rimwe ku muntu ubembye ntabwo ari ukuza kumubwira Kristo, aba yibwira yuko ari amateori, aba yumvira yuko ari amagambo. Igisubizo ni iki ngiki, ni ukumubwira yuko Imana ibasha kumukiza ibibembe. Hano Bibiliya iravuga ngo ubishatse wankiza, Yesu akamusubiza ngo ndabishaka akira. Ukaza umusubiza ngo ni ubushake bw'Imana yuko Imana igukiza ibibembe. Ni ubushake bw'Imana kwigukiza indwara. Ntabwo Imana yishimiye yuko umuntu agenda avuza induru ari mu isoni ngo ndahumanye we ndahumanye we. Nigeze kubwiriza umwana w'umukobwa wagurishaga umubiri we kugira ngo abeho. Arangije ntangiye kumubwiriza ararira, aravuga ngo nabigenza gute kugira ngo mbeho, ko n'ubundi ibi ari byo bintunze. Ndamwinginga ndamubwira ati mbese Imana wayemerera mu mutima wawe, uribwira yuko iyo yakuremye ikaguha amaguru itabasha kugutunga? Ndamubwira ngo Imana ibasha kugutunga. Ndavuga nti ngiye gusenga ngo Imana igukorere igitangaza, iguha akazi,
ariko unyemerere wakire Yesu umwami n'umukiza, kandi Imana izakugirira neza. Ubu dutandukanye wowe uzabimbwira. Musigira telefone, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, arangije Imana imuha akazi mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Ubu ni umukozi w'Imana. Mu yandi magambo, ni Imana tugomba kwangaja mu gihe cy'ivugabutumwa. Abantu benshi bakunze kubabarira Imana mu gihe cy'ivugabutumwa. Ni iby'ingenzi yuko twumva yuko ari umwuka w'Imana wifuza ko abantu bakizwa. Ikintu cyose umwuka wera yabona kugira ngo bakizwe yagikora, ari ugukiza ububembe bw'uburyo bwose. Nawe nkurikiye aka kanya ndagira ngo nkubwire, ntabwo ari ubushake bw'Imana yuko wihisha abantu muri metero 50, yuko ukorwa n'isoni kubw'igishakwe kiri ku mubiri wawe. Ni Imana yifuza kuguha gukira. Amen. Icya kabiri ni ukugira ngo tumenye ubushake bwa Kristo mu gukiza abarwayi mu gihe cy'ivugabutumwa. Ndagira ngo mubyumve kandi mubyiteho. Uwo mugabo yaje yinginga aravuga ngo, mwami ubishatse nakira. Bibiliya irambwira ngo Kristo aramubabarira. Iri jambo compassion rivugwa ahantu henshi Kristo avuga hagera nko mu 10, kandi iyo compassion Bibiliya iravuga moved with compassion, ngo Kristo atwawe n'amarangamutima cyangwa abagirira imbabazi abakiriza indwara, agira imbabazi akiza indwara. Imbabazi za Kristo nizo zikiza indwara. Ubushake ni ubushake bwa Kristo kw'abantu bakira indwara, bakira ububembe. Ni ngombwa yuko ahantu hose ugeze utahava utarambitse ibiganza ku murwayi uri aho ngaho. Ni ngombwa, n'iby'igiciro. Nakunze amakuru y'ababyeyi ba Reinhard Bonke, ngo ubwo bakizwaga, ngo ni umuvugabutumwa wari uvuye mu Bwongereza, araza ngo yinjira mu rugo iwabo, aravuga ngo yinjiye muri village, aravuga ngo nta muntu urwaye urimo hano. Mbere yo kuvuga ngo nje kubabwiriza ubutumwa, yarabaje ngo nta muntu urwaye uraha. Bamujyanira ababyeyi sekuru wa Bonke, ngo noneho murambitseho ibiganza arakira, akize indwara, na se wa Bonke arakizwa, n'umuryango wose urakizwa. Ni ngombwa yuko twangaja Kristo n'imbaraga z'umwuka wera mu gihe cy'ivugabutumwa. Ni benshi mu banyedini bakunze kuvuga ngo birashoboka ko indwara ari umusaraba w'umuntu, bakitwaza icyanditswe kiri mu Bikorinto ba 2:12, aho Bibiliya ivuga ngo Pawulo avuga ngo nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ngo aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi. Bakunda kurikoresha bavuga ngo igishakwe cyo mu mubiri. Bamwe baravuga ngo yari arwaye amaso, ngo ku buryo yabwirizaga ngo havagamo amashira, ngo ariko akemera ngo akabwiriza ameze gutya. Abandi bakavuga ngo yari arwaye inyonjo. Ariko nta na hamwe Bibiliya ivuga. Iyo urebye uhereye mu Bikorinto ba 2:12 kuva ku murongo wa mbere, atangira kuvuga ibyo yahishuriwe n'Imana, akavuga uburyo yagiye mu ijuru rya gatatu, ngo niba yari mu mwuka cyangwa mu mubiri ntabyo yarazi, ngo ariko aza kugira igishakwe. Kugira ngo mbabwire nkure ubuyobe burimo ijambo igishakwe muri Bibiliya yose, kuko ijambo risobanura irindi jambo. Ijambo igishakwe nta na hamwe Bibiliya yerekanye yuko igishakwe gifite aho gihuriye n'indwara y'umubiri. Ahubwo ahantu harenga 7 bakoresha ijambo igishakwe cyangwa thorn, bakoresha icyo gishakwe. Bibiliya yerekana ubundi nko mu gitabo cyo kubara 33-55, bikerekana yuko icyo gishakwe yari amoko yagombaga gutoteza Abisiraheli. Mu yandi magambo, igishakwe ntabwo hano reference ari indwara yo mu mubiri. Igishakwe hano ni abagutoteza. Bibiliya ikanavuga ngo ari nayo, Bibiliya yerekanye munsi ngo ari nayo ntumwa ya Satani, the messenger. Ijambo messenger cyangwa message, intumwa, nta na hamwe Bibiliya cyangwa angel, marayika, nta na hamwe rigaragara rifite aho rihuriye n'uburwayi.
ahubwo ni personality, ishobora kuba personality. Abamarayika bamwe bavuye mu ijuru, abamarayika bajyanye na Satani, bakorera Satani, abadayimoni, cyangwa personality iyo ari yo yose ikorana n'isi y'umwijima, umuntu ukorana n'isi y'umwijima. Iyo birebye ukomeje gusesengura aya magambo, igishakwe ntabwo yari indwara, ahubwo igishakwe yari abatotezaga Pawulo mu gihe cy'ivugabutumwa, abantu bakoreshejwe n'imbaraga z'umwijima, abami, abantu batandukanye, abayuda bahagurukiraga kumurwanya, nibo bari igishakwe. Yasabaga Imana ngo imukureho persecution, imukureho gutotezwa, ariko ntiyasabaga Imana ngo imukize indwara. Rero ni ubushake bw'Imana gukiza indwara. Ari ibyo ntabwo Pawulo yaba yarasengeye abarwayi ngo bakire. Ni ubushake bw'Imana yuko Imana ikiza abarwayi. Ndarangiriza kuri iri jambo. Impamvu Kristo yahisemo kwigisha abantu gusenga kurusha kubigisha kuvuga ubutumwa, nuko ivugabutumwa ari ubuzima. Mu yandi magambo, ubuzima dufite nibwo dutanga. Ubuzima dufite bwo gukiza indwara muri twebwe. Bibiliya iravuga ngo uri muri twe, ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva muri twe. Uri muri twe arakomeye kurusha uba mu yo mu isi. Mu yandi magambo, dufite ubuzima bukiza indwara. Naratangaye, Bibiliya iravuga ngo mujye mu bihugu byose mubwirize ubutumwa, mukize abarwayi. Ndagira ngo mbabwire, ntabwo Bibiliya tubwiye ngo mukize abarwayi. Mu yandi magambo, twebwe dukiza abarwayi. Ushobora kwibaza ati ni wowe ukiza cyangwa ni Imana ikiza? Uko ni ukuri, Imana ni ikiza, ariko Bibiliya irambwiye ngo dukize abarwayi. Mvuga iki kintu kindi, mbese ni twebwe dutanga agakiza? Ntabwo ari twe dutanga agakiza, ariko tutabwirije ubutumwa abantu ntabwo bakizwa. Mu yandi magambo, ni twebwe umuyoboro wo gutanga agakiza, cyangwa abo bantu baboneramo agakiza. Nawe reka bivuge ku bw'iyi mpamvu, abantu benshi bakunze kumva yuko nta ruhare bagira mu gukiza abarwayi, nyamara ijambo ry'Imana riravuze ngo mukize abarwayi. Mu yandi magambo, iduhaye inshingano yo gukiza abarwayi. Mubarambikeho ibiganza, mubakize abarwayi, mukize abarwayi. Mu yandi magambo, kamere mvuga igitangaza kimwe cyanejeje gituma abantu bava mu rujijo. Kristo umunsi umwe ari mu bwato n'intumwa ze, noneho ngo araryamye arasinziriye, ngo asinziriye intumwa ngo zihura n'ikibazo. Ikihe kibazo? Umuraba uraza, ngo ubwato butangira gutaraganwa. Noneho ngo baraje baramukomanze, barambwiye ngo mwigisha, nta bwoba biguteye, nta soni, nta gahinda biguteye ko tugiye kwicwa n'uyu muraba cyangwa n'aya mazi? Yesu ngo arahaguruka, ngo acyaha umuyaga, amaze kuwucyaha, maze guhagarara araza arababwira ijambo ritangaje, arababwira ngo muzageza he kwizera guke nk'abantu mwe? Nawe natangiye kwibaza, ubundi baraje baramusaba, kwari ukuza kumubwira ngo dukirize, dufashe, udukize ko umuraba ugiye kutwica. Iryo si isengesho? Ni ukuri ni isengesho. Uko ni ugusenga akavuga ngo, ni nko kuvuga ngo Yesu nkiza indwara, Yesu cyangwa ngirira neza, Yesu mvana mu bukene. Iryo ni isengesho, kandi mu kuri iryo ni isengesho ryiza riva ku Mana, nako ni isengesho. Ariko naratangaye, Kristo yahise abacyaha, anarakazwa nuko badafite kwizera, kuko zari intumwa ze, zari abigishwa be. Kristo yari ariho arabigisha, mu nyumve, uburyo bacyaha umuraba, uburyo bakoreshwa ibitangaza kubw'ubutumwa bwiza, uburyo bakiza indwara, kuko yaraboherezaga bagakiza indwara. Icyamubabaje ni uko yabaye desu n'ukuntu batahagaritse uwo muraba. Ntacyo bigeze bakora ngo bacyahe umuraba, ngo umuraba uhagarare. Nabonye ikintu, akenshi hariho igihe dusaba Imana ikintu,
nyamara Imana ishaka kutunyuramo ngo igikore, tugitegeke mu izina rya Kristo. Imana irashaka kukunyuramo. God don't want to do something for you. He wants to do something through you. Imana ntabwo ishaka gukora ikintu ngo ikigukorere, ahubwo irashaka kukigukoreramo. Igukoreshe kugira ngo igikore, igukoreshe kugira ngo ikize abarwayi, igukoreshe kugira ngo ihumure impumyi, igukoreshe kugira ngo uhinduke impumuro y'agakiza kayo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, iki ni cyo gihe cyo gukora kw'Imana. Ibi bihe binese imbaraga zayo, binese gukora kw'imbaraga zayo. Haguruka ukoreshwe nayo iby'ubutwari. Niba hari umurwayi uzi iruhande rwawe, iga kujya kumusura, umurambikeho ikiganza. Niba hari urwaye mu rugo iwawe, iga kumurambikaho ikiganza, uvuge ati mu izina rya Yesu kira, kuko ni ubushake bw'Imana gukira. Bibiliya irambwira ngo uwo mubembe amaze gukira, Kristo aramwinginga, aramubwira ngo ugende wiyereka abatambyi bakuru, utange n'ituro ryo guhumanuka. Muzi impamvu? Nuko Kristo yashakaga kwigisha abanyedini. Yaramubwiye ngo ntubibwire abantu, ahubwo ugende mu batambyi bakuru, kugira ngo abatambyi bakuru bamenye yuko hari Imana iriho irakora ibitangaza, bave mu idini nabo bakizwe. We birashoboka ko yatanze icyo gitambo, ariko hirya yabyo ngo agenda byamamaza ahantu hose, agenda byamamaza ahantu hatandukanye. Muzi ukuntu byarangiye? Ubundi byatangiye uwo muntu ari uri mu kato muri karantine, bitangira uwo muntu ari ugenda muri metero 50, uwo muntu yihisha ubwanwa nk'uko umuntu yambara agapfukamunwa wenda se, uwo muntu ngo agenda afite imisatsi mibi, yambaye imyenda ishishimutse, agenda avuga ngo ndahumanye, ari uri mu kato. Byarangiye Kristo ari uri mu kato. Bibiliya irambwira ngo ntiyongeye gukorera ibitangaza mu bantu, ngo ahubwo aragenda arihisha ajya mu butayu, abantu bakajya bamusanga mu butayu. Byatangiye umubembe ari uri mu butayu, birangira Kristo ari uri mu butayu. Byatangiye umubembe ari wo muri mukato, birangira Kristo ari ugiye mu kato. Ibi ni byo butumwa bwiza, kuko Kristo yagiye ku musaraba ku bwacu, yambaye ipfunwe kugira ngo twe ntituzongere kurigira, yambaye isoni kugira ngo twe ntitwongere kuzigira, yagiye ku musaraba kugira ngo twebwe tubamburwe, yambaye umuvumo w'amategeko kugira ngo twebwe duhabwe kubohoka mu izina rya Yesu. Yambaye uburwayi, Bibiliya iravuga ngo imibyimba ye niyadukirisha kugira ngo twebwe dukire. Now, ubu ndiyo ndavuga kuri power evangelism, imbaraga ziherekeza ivugabutumwa. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Imana yiteguye kugendana nawe no kugusiga amavuta adasanzwe muri iki gihe cy'ivugabutumwa. Mu kazi aho uri, n'Imana yagukoresha ibitangaza. Ikigoye cyagoye shefu wawe, mubwire ngo ngiye gufata igihe cyo gusenga, kandi nzi neza yuko Imana izagikora. Natangira kubona Imana yawe, azakubwira ngo ndashaka gukizwa. Tangira ushyire Imana yawe ku mugaragaro. Tangira ubwira abantu uti ngiye guhagararana n'Imana. Hamwe n'Imana muzabona Imana ikora ibitangaza. Imana iguha umugisha kandi ikugirire neza. Ubu ndashaka kugira ngo nkubwira, display the power of God. Haguruka ugire risk yo kwerekana gukora kw'Imana. Urebe ngo Imana iratangira gukora ibidasanzwe mu bucuruzi n'ahandi hanyuranye. Nyemerera uyu mwanya ngo usengere, ngo Imana igukomeze, ikwambike imbaraga, tuzane benshi bashoboka, kandi Umwuka Wera yiteguye kugendana nawe. Data, mu izina rya Yesu, ufata itangiriro ukamenya iherezo. Uri Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusobanukiwe yuko ari ubushake bwawe gukiza abantu no kugira ngo baze bakizwe. Dusobanukiwe yuko it is part of our salvation. Ndasengera abantu bose bazakurikirira ijambo, ngo Umwuka wawe Wera ababeho, abatindeho ndetse cyane. Ubagirire neza Mwami, ubabashishe, ubahe imbaraga zo guhamya Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza bibaherekeje.
aho bajya no mu byo bakora. Bakura ababembe mu bubembe, bakura abarwayi, bakure abantu bakozwe n'isoni mu buryo bunyuranye, bakura abantu bari mu buraya n'inzira zipfuye kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera. Ndagushimiye ko wumvise gusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.